Dumba ibi bintu mbivemo bigende gute we warasaze ndakubwira ngo bivemo njye mpita nkubwira ati bivemo bireke genda arambwira ati hama hamwe uri kumva ati hama hamwe nuko bigenda ikindi kintu nagiye i Kigali maze kugera i Kigali wumva ukuntu nanjye njyamohote ngo ntagira abaswera banyina banabivugaho nagiye i Kigali maze kugera i Kigali umwana bita Nobrena muramuzi kuri noza kuri Nobrena wo kuri Twitter ariko Disi wabandi asigaye n'umwana mwiza mandi ngiye nsigara namukunda byatari kuko ngiye sinye ngira ibintu by'inzangano n'ibiki byose gusa nyine ntaga njya mvugisha kandi najya ndamufasha nkamuheza uturaka ari uturaka njya mbona nkabona ntabwo njye nagakora amafaranga make abantu ntabwo bari ngombwa ngo uvugane nabo bro umva se gato nkubwire kandi ibi nibyo nakubujije ntuvugane na buri nzererezi umva se gato nkubwire nigeze kujya muri Amerika navuye muri Mongolia ariko kuwa gatandatu njya muri Amerika ngira ngo muri Amerika naho ni ibintu byoroshye cyane kuba wagerayo ukaba wamutuyoga ukagenda urumva ukaba wamutuyoga nyine ugatwara n'akamodoka gake akaboko kari hanze gake uri kumva Dumba gake nka sikorose muri downtown mfite akamodoka ako kanya polisi zibazinguyeho zimaze kungoza baziramfunze nyine amasaha 8 bro bya bindi nyine bagufata wowe mwe inzoga nka bimwe nyine byabaye kuri Medi ngira ngo murabizi Briane ko sigaye usa nk'abakobwa numva bete Dumba n'utugari bwa ruguna cyangibagirwa urumva bahita bamfunga bamaze kumfunga noneho se muhungu ibyo biraza kubipostinga aje kubipostinga ari marantu wikabira range ngeze i Kigali umwana bita Nobre narongera arabigarura ngo Kasuku yabaye deported mbaza ngo byagenze gute du nahise njya mu musarani direct njya kurira nanone oya mu buryo bukomeye cyane abana bamaze kukuriza kenshi turarira tuzatubona nibyo bintu nabwiye abantu ejo bundi barimo baravuga akavideo kanye ngo naravuze ngo ntabwo njyandira bro iyo umajije kuruhura umutima ibibazo bigabanutse amarira arazame Dumba ntabwo tugira imitima y'ibisimba turarira njyewe nkureho uburaya bwawe turarira jewe barankomye ndavuga ni kweri naragiye nanjye ndicaranira gatebe nikorera nanjye ikariso y'umukara inyi ikariso y'umukara irimo utuboro twa green uduki ya kariso wajyaga wambara y'umukara ifite utuboro twa green uracyayifite njyewe nambara ikariso Briane ariko nanga ukuntu uhinduranye ikiganiro ibintu twibereyemo nawe uzanye iby'amakariso nkureho uburaya ndabyibuka shatu cyokoza mbabarira utanyibutsa ibintu byawe na wa mwana bwa mbere mbabonana uriya wa managing agavuta abinyibutsa tuzabivugira kuri live yawe ave wibizana hano akoswaje ubika ibanga cyokoza reka nceceke nari ngiye guhita nkomereza uri kumva Dumba we naragiye ndiyicarira ubu nkomye nicara ahantu bantera agatebe bantera n'agakamera ndavuga ndihimura ndigendera uri kumva abana bararira nabo baragenda barira ukwabo birarangira none ukambwira ngo abo ngabo batari bamara n'icyumweru arisanzura cyane barabana reka mubwire igihe bariya baniga bavugiye biriya urabona ukuntu hano ubu ngubu i Kigali ntabwo navuga ngo ni Kigali mu Rwanda hose mana abantu bose basigaye bari update urukumva buri kantu kose bagakurikiranye gutya nta bintu bigicika umuntu ariko kiragiye iyo myaka uri kuvuga mbere ya covid ntago abantu bakurikiranaga ibintu byo kuri social media none se ubu ngubu ama live mwakoraga abantu mwabonaga kiragiye niba muri kubona ubu mana ubu bantu barakurikiye ku buryo iyo kabaye gatoye bigera nimugoroba abantu bose bakamenye ku ruhande rumwe ibyo bintu ni byiza ariko ku rundi ruhande iyo abantu baje basenya abandi hari abantu hano kuri social media batajya batekereza ngo uyu muntu ngo bari kumuvuga ukuri cyangwa bari kumubeshyera oya wapfa kubona gusa umuntu Kasuku ya postinze
Briane yarari muri ibi ubwo nibyo ngibyo yararimo barita babyemera kugira ngo bazajye kumenya ko atari byo nuko nanjye mfata umwanya njye kwisobanura njye kuvuga ariko wibuke ko hari n'abandi bantu ibyo bintu bibaho ariko batajya bamenya kwisobanura hari abantu muri iriya nkanjye mihanda batazi kwisobanura nkanjye none se Briane aho ngaho urwego wa mana wowe uvuga guhera saa tanu ukageza saa munani z'ijoro se ninde ukurusha umunwa ahubwo ko nugize ikibazo yagucaho mu musobanuro none se Briane have Briane we ibyo bintu rero ba Jean Paul babigukoze mbere tutaranasobanukirwa ngo ni ibiki ariko uko bwije nuko bukeye urabibona ko kubera ko ubu tugiye kujya mu matora hari umunsi bigarasha bitarara live hari umunsi bitarara space barara kuri space barara bavuga uba usanga ikiganiro cyabo gifite nk'amasaha nk'atatu bari gutanga ibitekerezo bari gutanga none si ibyo byose ko tubimenya Briane we ubwo nanjye bajya bamvuga maze nkomeze nicecekere none se reka nkubaze reka njye nguhe urugero rutoya nk'ubu ngubu mu bintu byose byavuzwe kuri iriya live hari aho byageraga nanjye nkavuga ni Kasuku aha baramubeshyera kuko reka nkubwire Kasuku uri inshuti yanjye Kasuku yari hano mu Rwanda turahura mbega ni umuntu wanjye ni ukuvuga ngo hari ibintu nanjye nzi ko ibyo bintu koko Kasuku yabikora yatuka umuntu yamujegeza akabisa umuntu urwaye umutima yanawurwara ariko ndabizi neza yuko hari ibindi bintu atakora bitewe n'impamvu runaka mwebwe mutazi sibyo ibyo bintu nkaba mbizi neza ko batabikora ariko ugasanga hari umuntu waje gutanga ubwo buhamya kubera ko uwo munsi wari Kasuku uwo munsi nawe ukareba ati se ugiye kujya kubasobanurira ngo ibi bintu ngo nzi ariko duwaza ariko umuntu akavuga akabaza akaruhuka baboroka umuntu baboroka ishyano okay so thank you hari umuntu udututse ngo turimbwa twese mu broke ariko mana yanjye we mushake muba mwagize amahirwe n'abari nko kuri live yanjye njyewe njya kurangiza live yanjye mburotse b'abantu nk'ijana umenyera ari hano muri comment aravuze ngo turimbwe Dumba nawe yita kuri bintu njye ntabwo nyita kuri comment ngo nkomeze nivugire oya nibura yari kuvuga wowe na Briane nanjye ndimo Dumba twantuvuge tumva yuko ari wowe arimo aravuga kuki utumva yuko ari wowe arimo aravuga kwecya mu gitimbwa njye nakoze iki iyo mbwa senya kubwagura akundi uzwa Dumba ajavanga ibintu yita ku tuntu tw'udukomenti turi njye ntabwo nyanita kuri comment igihe nshaka kuvuga ibintu ni ukuvuga ngo rero uri kunyumva buriya ikintu kimwe nshaka kukubwira ni iki ngiki njyewe uzi ko uriya munsi natunguwe n'ubuhamya bw'umuvandimwe wacu David Maximo yatanze David Maximo kera njyewe nanjye reka mbahereza ubuhamya kuko nawe yari yabivuzeho sibyo kera tukigora za showbiz zacu nyine zo gutanamo sinzi ukuntu none yaje agatanga none igitekerezo njyewe ntakira mu buryo ntakunze sibyo urumva David Maximo ni umuntu ngiye nubaha kandi nkunda cyane nubwo ejo bundi yamurutse kuri Twitter ariko yaraje atanga igitekerezo mu busizi bwinshi uri kumva numva hari ukuntu ngewe ntabyishimiye mutamo maze kumutamo nyuma ariko mbona David Maximo ni umuntu mukuru ni umuntu twakwiye kubaha twese nongera ndanamwegera ndamwanira rwose mbabarira haranagutayemo ntago byashimishije n'ibiki byose mbabarira aranambabarira birarangira haraciye imyaka igera muri imyaka ine si ubyumva ejo bundi bari muri space hariya umuvandimwe arongera arabigarura none ibyo bintu uri kumva ariko noneho kugira kwa ko ari umuntu mukuru kandi w'umuhanga arongera arabisasira avuga ariko ngo naramubabariye warababariye ntabwo wazana ibyo bintu ndabeshya ubaye warababariye ntabwo ibyo bintu wabigarura ibyo bintu wabigarura nari ko ari Briane ariko umva nkubwire Dumba ndakwihanangirije ureke gukomeza kunekerezaho no kunyiyumviraho turi kuvuga uko ibintu byagenze ntago wari uba wahindaganye nkabona upostinze utuntu tw'uduce amabera yo kugenda ibintu byo gupostinga kandi nizabizane bya bintu byo gupostinga nabonye bikugirira kandi nta n'ikintu babivuze uzana urwo rutwe mwana wumvise ureka mubwire bakinunguye
nk'ibi bintu Kasuka bavuze kuri mu by'ukuri Imana ibintu byose mujye mubyumva kuko ntabwo abantu bazahora bashwana bafitanye amakimbirane ibintu bijye binageraho birangirane tunababarirane kuko ntabwo abantu bahora bababaye nk'ibi ngibi Kasuku arimo aravuga mu by'ukuri nk'uwo munsi yaba wari uhari ngo wumve ubuhamya bw'undi kandi wenda hari n'abandi bazi ubwo buhamya bwa mbere wari gutungurwa vrema ngena namwandikiye inbox ariko arimo arabivuga arimo atanga ubwo buhamya namwandikiye inbox namwandi muvandi ibi bintu urimo uravuga ko nari nzi ko byarangiye akajya atanga ubuhamya tunandikirana turimo turanakwereka message turimo turanandikirana agakomeza agatanga ubuhamya namwanditse ko jewe ari giye mwibasiye cyane ko nundi nawe yakoresheje mwe no mvugo ariko uyu munsi mubyirengagije ngo byabayeho se koko ngo nawe ngo byarabaye namwanditse singiyo proof se arakomeza yitangira ubuhamya ndavuga ni sawa nta kibazo uri kumva sawa nta kibazo ngewe ndigendera nyine nk'umusaza udakunda ibintu by'amatiku ndigendera sinigeze nanamutamo cyangwa se ngo ngire gute ariko noneho nanjye nza kujya kuri Twitter mfata akantu k'aga screenshot gatoya nanone aho yongeye gutanga none ubundi buhamya ndongera ndakazana ndagapostinga ndamutaginga abanjije ngo kuko ngo namutaginze ndamwana ariko ni wowe urimo uragenda ubivuga bino bintu mwuka byarama kandi ngewe uri umuntu nubaha ntabwo nakongera gusubira kugutamo uri kumva bro ndadamatsimo n'umuntu nuba ni n'umuntu nagakwiye gushishikariza abandi bantu kubaha ntabwo twagakwiye kumuzamura no matiku natunguwe no kongera kubona njye arimo aransembura ngo umutemo kuri Twitter ukigarukira kuri ntuza kuri Instagram ko kuri Twitter hari amatiku menshi ko twagukunda ariko rero umva nkubwire man ibintu byose no kwikunda agasobanukirwa umuntu ngewe umva ninzajya ngusanga mfite akanya nk'uyu munsi ntabwo nakoze niyo mpamvu nyine ubundi mu rugo ndava ahangaha mpita nibyanjye ariko man Twitter igiye kuzabangisha abantu ntabwo man reka nkubwire koko turi abanyakuri ibintu tuzakora ku murongo ibintu byose bijye ku murongo nk'ubu kaza nkubwira ikintu kimwe hariho umuntu w'umubyeyi nawe narinzi ko ari umuntu w'umubyeyi nawe ejo bundi ngo ntabwo namutaginze abantu bose bakusigaho ngo ntabwo bataginga ngo ntabwo namutaginze ababyutse mu gitondo ntamo uri kumva muze kureba kuri Twitter muri comment ari umuntu abantu bankabirije abantu bandakaje n'abantu bakoze inkuru ngo ariko man umuntu yandika title ngo abakobwa ngo babiri ngo Kasuku ngo yasambanije ubwo abakobwa man wagira ngo nabakozi baba data ukuntu basa nabo nibazi ariko bretse gatoya Kasu uzi impamvu bino bintu byambabaje last time umuniga aranyandikira arambwira ati Briane ndagusaba imbabazi atumbabarire ati nagiye umunyamakuru yampamagaye izina ry'Imana mbure mama wanjye n'umwana wanjye nibo bantu nkunda kuri iyi si arambwira ngo nagiye ngo ku munyamakuru ngo amuha amafaranga ngaramubwira ngo nakora ikiganiro ngo avuge yuko ngo yari umukozi wanjye wo mu rugo ngo yajyaga abona ngo ukuntu ngo ninjiza ngo abakobwa ngo ukuntu ngo nyine ngo ashaka kuvuga nyine iby'abatinganyi uwo mutipe aragenda atanga ubuhamya arangije gutanga ubuhamya ahita azanyandikira inbox nyine rumva yasabye uwo mutipe ko abisiba umutipe arabyanga umunigaraza arambwira ati ngiye rwose yamaye amafaranga anegeka no kuvuga ibi bintu binibi ubwo yari muri cyagiye cyanjye saga zanjye na pondati urumva ubwo zari muri za saga zanjye nawe umwana arambwira ukuntu babimubwiye ngo agenda bivuge mani bita binyereka nongeye kubibona uno munsi mana yanjye ndavuga ariko mana RMC sibyo nagira ngo nyine control umuntu kuva aguze channel igakomeza ko ari ishizwe abanyamakuru umuntu yagafunguye YouTube channel akagenda kuvuga ibyo agiye kwikoraho ese ni impanuro agiye kuzajya atanga ese ni ibiganiro usanga umuntu wese yarigize umunyamakuru atabizi atari iby'umuga umuntu agagenda agapfa kuvuga inkuru ku bandi kugira ngo azamuke nyine mani sinzi ibi bintu bimaje gufata indi ibaze kujya kuri kamera ukajya avuga ngo nakukandika title wenda sinzi niba ari nabyo bavuze ko ntabwo nigeze mbireba ngo dore abakobwa babiri ngo Kasuku yasambanije wajya kureba abo bakobwa se wa n'abakecuru ahubwo ngira ngo baramuruta aribo ngewe nagiye kura nsigaye mbona ibiganiro ngo by'abantu ngo nasambanyije ngo by'abantu ngo napfubije by'abantu nateye sida abona ateye imitezi nta muntu urakora ikiganiro ngo waramupfubije nawe byaba twarabimenye byo mu Rwanda ibyo barahari ngo ariko abo yapfubije bo ni narigize ngo nabo wapfubuye nabo yapfubuye
noneho ikintu cyantunguye uyu munsi ikintu cyantunguye uyu munsi Briane ninkibabwira muranaseka namwe uri kumva nagiye kumva numva na Sarongo nawe arimo aravuga ngo mfite akaboro gato ariko mbabarira umbwiza ukuri kw'Imana n'ukuri ibaze nka Sarongo ko ari umuntu w'umugabo kandi ngenga nkunda abakobwa Sarongo we Sarongo yavuze ngo iki? Ngo Sarongo yavuze ngo iki? Reka nze mbikumvisha ibintu Sarongo yavuze kuko ngiye ibintu byanjye mushobora kuba mutekereza ko ngo ari ibintu byo guhimba no ibintu byawe sinjya numva ngo Sarongo ni umupfumu buretse gatomani sinjya numva ngo Sarongo ni umupfumu none si ibintu byawe byageze mu bapfumu ibintu byageze mu bapfumu shana no bara ngo yarabapfubije gake uri gutoragura isashi rya Nyamirambo rimereye nabi gake Kasuku gishobora kugupfubya cyane kigahita kivuga ati genda gupfubya gake ati nuko dukora ati